amakuru. Iri ni itangazo ryihutirwa by'umwihariko uyu munsi inama y'abaminisitiri yari yateranye muri village Urugwiro, aho bafashe imyanzuro myinshi no ku bisubizo by'umwihariko abasore n'urubyiruko bibazaga rwa kino gihe, by'umwihariko bagarutse ku bagabo. Bavuze ko icyo bagiye gukosora ari ibijyanye n'imisezeranire yo mu murenge, kubera ko ngo hari abakobwa benshi basezeranaga atari uko bakunze abagabo bari kumwe, ahubwo bishakira amafaranga y'abo bagabo. Icyo kibazo rero mu itangazo ryasohotse rivuga ko kigiye gukosorwa mu buryo butatu bukurikira, tugiye kubasomera muri rino tangazo. Naho niba uri mushyashya kuri YouTube channel Rwanda Rumu TV, tuguhaye ikaze ukore subscribe kuko tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho njye ndi Isa, tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nabikubwiye, abaminisitiri uyu munsi tariki 28 z'ukwa karindwi bateraniye muri hoteli village Urugwiro, aho bari bagiye gufata imyanzuro by'umwihariko ku kibazo cyari kiri gutuma abagabo benshi batinya gushaka abagore. Ndetse iki kibazo cyaje ari by'umwihariko nk'icyari cyugarije igihugu cyose cy'igihugu cy'u Rwanda, aho abaminisitiri bavuze ko abakobwa bagiye kujya basezerana ivanguramutungo muri ubu buryo bukurikira. Ati bagiye kujya basezerana ivanguramutungo ndetse cyangwa se basezerane ivangamutungo muhahano, kubera ko abakobwa benshi bajya gushaka abagabo, cyangwa se abakobwa benshi baba basigaye bajya gushaka abagabo atari urukundo, ahubwo bakurikiye ibyo abagabo bafite, bamara kubibona bagahita babakatira bakakagatanya bakajya mu murenge, by'umwihariko bakajya gusesa amasezerano, barangiza n'imbere y'urukiko bagahita bagabura imitungo hagati na hagati, hari imitungo itavunnye umugabo wenyine. Ikindi kandi abakobwa benshi bazaga bamara kubona ayo mafaranga, ngo ugasanga benshi nta na gahunda bafite yo kubyarana n'abo bagabo, ugasanga bamaze amezi 3 gusa babanye bahise bashwana. Niba uwo mugabo yari afite nka miliyoni 50, 25, hagati na hagati umugabo bikaba bimurangiriyeho, akaba abaye nk'usubijwe ku isuka, mu gihe umukobwa yagiye kurya ibyo atavunikiye atazi imva n'imvano yabyo. Bemeje ko kandi iki kibazo kugira ngo bagikemure neza ari uko bagiye kujya basezerana ivangamutungo muhano cyangwa se ivanguramutungo, kubera ko abakobwa kino gihe bagiye kujya basezerana, niba usezeranye uzajyana ibyo wazanye, kubera ko abenshi bari basigaye abasesa amasezerano kugira ngo bibonere imitungo. Yewe hari n'abakoraga ayo bajyaga muri uwo murenge, ngo ugasanga bahise bataha, hashira iminsi mike bagahita baseza amasezerano, kubera ko muri leta nyine bamaze kwandikwa kuri umugore w'uwo mugabo, ugasanga utsindira amafaranga utaranaruhira, utazi aho yavuye, kandi uwo mugabo wanasanga ayo mafaranga yarayakoreye ubuzima bwe bwose. Akaba ariyo mpamvu rero abaminisitiri bemeje ko umugore agiye kuzajya ashaka, cyangwa se umukobwa agiye kuzajya ashaka, niba yemeye cyangwa se ashatse gushwana n'umugabo, nta kintu na kimwe baragurana, agataha amaramasa. Niba asanze ibintu byose ari umugabo wabiguze, agataha uko. Ikindi kandi mu gihe niba yarashyitse acyuye ibikombe, akaba aribyo nyine ubwo ngubwo acyura, kubera ko nyine n'uwo mutungo wiwe uba uri muri urwo rugo. Kuko kenshi na kenshi bamwe bazaga bashwana n'abagabo babo ngo turashaka amazu, turashaka ibiki, iriya mirima, bwe, ugasanga ibintu bidafite ishingiro. Ariko kuri uyu munsi abasore bashyizwe igorora, abakobwa bagiye kujya bashaka bazi ikibajyanye, ataha n'ibyo mwaguranye, ibyo kuza avuga ngo ndajyana ibingibi, ibyo ngibyo ntabikirimo muri leta y'igihugu cy'u Rwanda, babikuyemo. Kangushimire, twabanye ndi Isa, uri ku Rwanda Rumu TV, kora subscribe.